rwiyemezamirimo mu buhinzi nuko buri kwezi simbura nk'amafaranga 70,000 ndetse byaba byagenze neza nkabonamo nk'ibihumbi 100. Ibirayi rero ndabihingaga rwose ndayabona. Yari ingurube n'inka byose. Ugereranije nuko abacuruzi baza batugurira igiciro ntikiba gishimishije. Nkuko nanjye nayiyobotse banke nabo ni bagombye kugana ayo mabanki bityo ubwo buhinzi bwo bakabugira umwuga. Cyo nakubwira uri umuhinzi ukabona urasarura ibiro biri munsi ya 30 wahinze ubwo buri muhombo. Rwiyemezamirimo mu buhinzi ni ikiganiro mugezweho na Radio Huguka, ugikurikira buri wa gatanu kuva saa 3 kugera saa 4 za mu gitondo, ukongera kucyumva buri wa kabiri kuva saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo. Nongeye kwifuriza ibihe byiza kuri wo duteze amatwi ku 105.9 FM. Tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi cy'uyu munsi. Ni ikiganiro wateguriye kandi ugiye kugezwaho nanjye Florentine Mukarubayiza. Ikiganiro cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe ni mu bice bibiri. Igice cya mbere turavuga ku myungukire y'ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane aho tuza kuba turi kumwe n'abahinzi b'urutoki bahuye n'ibibazo by'indwara, ariko ngubu bakaba barimo bishakamo ibisubizo. Aho ni mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda. Ni mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, kabari mu kagari ka Bugesera, mu mudugudu wa Muhambara. Bakaba baza kudusangiza uburyo bahuye n'ingorane mu buhinzi bwabo bw'urutoki, kuko babikoraga nk'umwuga, ariko nyuma yaho bakaba barimo bishakamo ibindi bisubizo. Turaganira na bamwe muri abo bahinzi batubwira uko bari kubyitwaramo ndetse n'ingamba bafite kugira ngo ubuhinzi bwabo bukomeze bubeho, bakomeze biteza imbere, dore ko n'ahantu Irunda hariya n'ahantu hegereye ahantu hari kugira ibikorwa remezo byinshi, abantu bahubaka bavuga bati amasambu yacu ntabwo tuzayareka nubwo urutoki rucitse, ariko amasambu yacu ntabwo tuzayagurisha, ahubwo tuzahingamo ibindi bihingwa. Muraza kubyumva muri iki kiganiro. Hanyuma mu gice cya kabiri tuba turi kumwe na Nshimiyimana Isayi, akaba ari umuhinzi w'imboga n'imbuto, nawe turaza kumwigiraho. Turaza kubagezaho kandi n'ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu giteza imbere yoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka mu buhinzi n'ubworozi NAEB, cyane cyane ku bahinzi bavoka n'imyembe. Ni ikiganiro nawe ushobora kugiramo uruhare, utwandikira cyane cyane wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788867698 cyangwa se 0722617698 0788867698 tugasangira ijambo mu kanya. Ni ikiganiro kirambuye, ntuye kure nyakira amajwi yawe. Twongeye kuguha ikaze mu kiganiro rwiyemezamirimo cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe zimwe mu ngamba abahinzi b'urutoki bafite mu guhangana n'indwara yitwa tsindika. Mu bisanzwe imishinga yose igira inzitizi. Ese umushinga wawe ugize inzitizi ubyitwaramo ute? Abahanga bavuga ko ari ukureba ikindi wakora, cyane cyane aho bavuga ngo ni plan B, ukareba ibisubizo bishoboka kuri icyo kibazo, hanyuma ukaba wanahindura n'umushinga bitewe n'uko bihagaze. Abahinzi b'urutoki rero bo baraza bahuye n'indwara mu rutoki kuva 2021. Ni indwara yitwa tsindika. Ntabwo tuza kwivugaho, ahubwo turiganira nabo. Ese yaje ite? Mu ntoki zabo bameze bite? Bafite izihe ngamba? Ku bindi ngira ngo twagiye tubiganirukaho mu biganiro byacu bisanzwe, ibiganiro Huguka. Ikiganiro cy'uyu munsi rero nibyo tuza kwibandaho, tubabwira uburyo bari guhangana n'icyo gihombo, batubwira uburyo bari guhangana n'icyo gihombo n'ingamba bafite. Hanyuma namwe muraza kuduha ibitekerezo nk'uko bisanzwe. Mbere y'uko rero tubaha ijambo, reka tubanze tujye muri NAEB, aho tubafitiye ubutumwa ku bahinzi b'avoka n'abahinzi b'imyembe. Abahinzi b'avoka n'imyembe by'umwihariko muherutse gutera ingemwe, by'umwihariko abo mu turere twa Bugesera, Rwamagana, Nyanza, Huye na Rusizi, murasabwa kubungabunga ingemwe mwateye mwita kuri ibi bintu bikurikira.
hari kwihutira gukuraho agasashe kakoreshejwe mu gihe cyo kuzibangurira niba mutarabikora, kuzizitira kugira ngo zitaribwa n'ibisimba cyangwa zikonwa n'amatungo, kubagarira neza ibiti byose, kubisasira no kubivomerera mu gihe cy'izuba ryinshi. Ku ngemwe zimaze umwaka zitewe ni ngombwa kuzikataho umutwe ndetse n'udutwe tw'amashami kugira ngo zishibuke amashami menshi ariyo azana ururabo rutanga umusaruro. Gufumbira ku giti kugira ngo kitabura intungagihingwa bityo kigakura neza. Hari no kuzisura kenshi kugira ngo mumenye ubuzima bwazo. Ikindi by'umwihariko ku gihingwa cya avoka ni ukurwanya udusimba twa perisimiti twadutse muri iyi minsi tunyunyuza amababi ya avoka agahinduka umuhondo cyangwa kuma. Ni ngombwa gukoresha ibikoresho bisukuye mu kwirinda gukwirakwiza iyo ndwara, kuvanaho amababi yamaze kurwara no kwegera ba agronome babegereye bakabafasha. Ubu butumwa ni ubw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga y'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB binyuze mu mushinga PSAC. Uko namaze kubabwira mu kanya rero, reka tuganire n'abo bahinzi. Turahera ku uwitwa Ruhanika Leodomir. Ni umuhinzi wabigize umwuga uhinga urutoki mu buryo bwa kinyamwuga. Reka atubwire uko bimeze mu rutoki rwe, turaza no kugaruka no ku ngamba zo guhangana n'icyo kibazo. Nitwa Ruhanika Leodomir. Ndi umuhinzi w'urutoki. Urutoki rwari dufite umumaro ukomeye cyane, none twibasiwe n'indwara zigera muri 3, ariko imbi muri zo ni sindika. Kabore uyisimbuza iyo yafashwe iyo zidahuje ubwoko. Kabore yibasira insina z'inyesukari, kamaramasende, kayinja, kamarapombe, mbese na goromisheri. Icyo gihe rero kabore yayifashe, wowe ureba iyo bidahuje ubwoko ukayisimbuza bikemera ikabamo. Kirabiranya rero nayo ije turayirwanya, tugacukura, tukayirimbura, tukayikura mu zindi, tugacuka tukayitaba igahera, tukayirwanya igahera. Tugashima ikanana niyo ikunda kororokeraho ubwo burwayi, inzuki zaza zikayihova cyangwa se isazi zikagenda zigwa ku bindi bitoki byanye bidacima ikanana, igahera aho ngaho yanduza. Ubwo rero iyo tuyirwagije yo iremera, ariko sindika yo yaratunaniye. Ahasigaye ni aha leta kuburyo yaduhindurira kadushakira indi mbuto yasimbura iyi ngiyi ihangana uburwayi. Murakoze. Mwayimenye mute yatangiye kujya mu rutoki rwanyu hano gute? Hano hitwa nguki? Aha ni mu mudugudu wa Muhambara, akagari ka Kabagesera, umurenge wa Runda, akarere ka Kamonyi, intara y'Amajyepfo. Mwatangiye kuyibona? Twatangiye kuyibona muri 2021 nibwo yatangiye kugaragara, tukayirwanya, ariko igeze aho ngaho iratuganza. Mwahise muyimenya cyangwa mwabonaga mutazi uko bimeze? Njye nayihuguriwe. Nahuguriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe n'ubworozi RAB, nk'urubuga ku rutoki. Ubwo izo ndwara zose bari barazimbwiye nari nzizi no kuzirwanya, kuko sinayirwanyije inaha gusa no mu tundi turere najya kwirwanyayo. Ubwo kwirwanya bwo yaje ite? Mwabonaga bimeze bite ibimenyetso? Ibimenyetso rero, insina igihe cyo kuwa yazana igitoki, uzi ko insina igira 70 kugira ngo yere igitoki. 70 yose? Kugira ngo yere izana igitoki igeze ku 70. Iyo bigeze nko muri 75, bame muri 65, akurikiyeho araza akibumba akamera nk'amawuwa. Buriya abaye nk'amawuwa, ubwo nta kuri igitoki ntabwo kiba kikije. Niyo kaje kaza ari akantu katafite icyo kamaze, kakahinduka imfunya nk'ahantu harwaye inonge. Ikava mu gitoki mu nsina igaragara ifite umubyimba, igaragara ko yakwera igitoki nibura kiri hejuru y'ibiro 70-60.
uretse ko tugira n'150 turasigira igitoki ariko ubu nyine birarangiye. mwagiye mubigenza mute? Twagiye tuyibona tukayitsinsura kugira gute? kureba iyarwaye ukayitemana n'ibyayo byose kugira ngo turebe ko yahera, ariko yaranze iriyongera ku buryo itugeze ku rwego rwo hejuru nta bundi bushobozi dufite bwo kwirwana nayo. Hano ndabona ahantu hasa nkaho hatakiri insina, ruguru naho hasigaye insina. Byari bimeze bite mbere? Rwari urutoki rutsindagiye cyane, rwera cyane, rusasiye, rukoreye neza. Ubu ngubu urabona ko habaye ubutayu. Ni izihe nsina zari ziteyemo? Twari dufitemo fiya 25 na fiya 17. 25 yo y'imineke, 25 iva mu mutobe, 17 ikavamo imineke ikanatekwa, washaka guteka cyangwa ushaka gutaramo imineke. ubwo zagiye zicika gake gake cyangwa byaziriwe? Byabaje kuza buhoro buhoro, ariko noneho bigeze aho ngaho bigira imbaraga ku buryo kubirwanya mbese urabona insina imwe irindiriya, ariko ntabwo twizera izo zizabyara kuzazara nzima. Bene zigize ureba zihagaze ngo nk'iyi ishaka gutanga igitoki, ariko umwana wayo ntabwo uzagitanga. Ubwo igitsinsi cyose kiba gifite uburwayi? Gifite uburwayi. Nkawe ku giti cyawe ubona byarakugizeho izihe ngaruka? Ubukene nicyo kintu cya mbere. Natanga mituweli nta nkomyi, nubwo yazamutse ubu ngubu ikaba igeze ku 20,000, kuyitanga nta cyo byari bitwaye. N'ibitoki byari kuba ari ibitoki 2-3, ibyinshi ni 3, ukabaho nawe ya mituweli, ariko urabona ko habaye ubutayu. Mbere hano havaga hangana hate? Nk'ubu bavuga ko nk'igihombo kingana gite? Urutoki rwanjye ahangaha urabona hegitari yeraga kujyamo. Hano harwaye? Hano harwaye hegitari yaburaho akantu gatoya, cyangwa se kubera ko wenda ntapimye n'imetero, ariko wenda niyo haburaho akantu gatoya, hose hari urutoki rutanga umusaruro rwose. Ugize ubukwe tukamutwerera, umwana akajya ku ishuri akabona minerivare nta nkomyi, mituweli twayitanga n'utumva twishimye. Ejo heza bikaba uko nta twabikomoraga nta handi. Buryo ushobora kubona nka toni? Nataraga mu gihembwe nasaruye. Twe dufite uruganda tugemurira ibitoki, ubwo mu gihembwe natemaga toni n'igice, nko mu kwezi kumwe mu kundi nkatema indi toni n'igice. None ubu byararangiye. Iyo muganiriye n'ababishinzwe babwira ko mutaruhe? Rwose twabwiye ababishinzwe bariya bo muri rabu twarabahamagaye rwose, baraje bararebye, batusaba ko tugomba kujya tuvanamo izipfuye, turabikora, ariko iranzi iratuganjije. Nk'umukozi wa rabu aduhoraho kuri minagiri, bajya bampamagara bakambwira ko bashaka kuzadushakira indi mbuto izihanganira ubu burwayi. Turacyategereje. Leta ntabwo itabigize rwose, leta itwitaho cyane, ari ubuyobozi bw'umurenge, ari urw'akarere, iki kibazo barakizi, ariko bakitwaramo neza, nabo bakatuvugira, bigatuma nabo muri minagiri badusura, bakazakora ikibazo dufite twarakigaragaje. Ese hari icyo mwakora ngo mukumire? Kwikumira byaranze, iyo dukumira n'ikirabiranya bikemera na kabore. Ariko iyi sindika yo ntabwo ikumirwa, ngo byaranze yaraje ifata insina zose. Ni ugutegereza ko bazagira icyo badufasha, ariko nabo babirimo. Ntabwo leta n'umubyeyi burya ihora ireberera abaturage bayo. Arakoze Ruhanika Leodomire ati tsindika rwose n'indwara mbi bagiye bahangana na kabore ikunda gufata ibitoki by'imineke cyane cyane by'amanyamasukari. Hari kirabiranya nayo bagiye bahangana nayo, ariko tsindika yo
yananiranye mu kanya aratubwira n'ingamba afite. Urumva kuba ufite urutoki rurenga hegitari rukavaho rwose haba harimo igihombo, udafashe ingamba rero ibihombo bishobora kuba byinshi. Ari nayo mpamvu hari ingamba abahinzi bafata cyane cyane bafatanije n'ibigo by'ubushakashatsi, cyane cyane ikigo cy'igihugu cy'iterambere mu by'ubuhinzi n'ubworozi RAB mu kubagezaho ayo makuru no gushaka ibisubizo. Ariko hagatangaho mu gihe imbuto zitaraboneka hari ikiri gukorwa. Ntabwo ari we wenyine rero, hari na Mark nawe ni umuhinzi w'urutoki, nawe iyo ndwara yatsindika yageze mu rutoki rwe iramwibasira. Ese we bimeze bite? Reka nawe tumwumve. namwe muratubwira amazina? Ndi Muzindutsi Mariko, nkaba ntuye mu Muhambara, mu mudugudu wa Muhambara, akagari ka Kabagesera, umurenge wa Runda, intara akarere ka Kamonyi, intara y'Amajyepfo. Uyu namwe muhinga urutoki? nanjye nahingaga urutoki, ariko ubu bakuye n'iyi ndwara irarurimbura neza. Nta kintu tukibonamo. uyu yakunda niwe wadushakiye isoko, yari umufasha mu myumvire w'urutoki. Mufite isoko? Dufite isoko, akajya turigenda tugemura. Ubu nta naho tugikura ifaranga, byararangiye, urutoki rwararangiye. Ubu uko ubona hano hameze niyo n'ahandi niko hameze hose. Wowe wayibonye mu murima wawe ryari? Mbega nawuboneye igihe kimwe ni muri 2021, niho ngiye natangiye kubibona. Noneho biza bikuraho neza. Ni iki wagerageje gukora wenda kugira ngo urebe ko byacika intege? Twagiye gutya nkafata iriya sina ifashwe nkahita nyirimbura, nkayikuramo, nayirimbura indi hirika birafashwe. Noneho buriya zifatwa nabi, igenda nk'uko muri iki giti iki, ukabona nk'uko ubona aya mababi ameze, wajya kubona ikazana amababi ameze nk'aka gato, imbere umwumba ugahinduka, mbega nawe urawubona, ureba kuri urebe neza, niko zose ziba zifashwe. Nibyo kwanashwi nakareka igenda kuriya mpaka ahubwo igakokoka, amababi amakoma agashiraho, ikasigara ari ikintu kigize gutya, ari ikintu cy'ikintuza cy'igipapuro. Nawe wahingaga buhe bwoko bw'urutoki? Nahingaga fiya 25 na 17. Ese hari ababa bagifite insina zimwe zisanzwe? Barimo bafite, ni dukeya. Natwo turafatwa? Turafatwa. Ni nazo zabanje, nazo zarafashwe. Zagakondo za kera? Za kera bita indaya, zose zararwaye. Nkawe ku giti cyawe byagombeje nk'umusaruro ugana gute? Yabawe byampombeje, ngewe nagemuraga ibiro 700 ku kwezi. Buri kwezi nagemuraga ibiro 700. Mituweli nta handi nayikuraga. Ejo heza nta handi twayikura. Mbega no kuri naragemuraga nkabanguza umufuka w'umuceri, nkabonye ibintu byose, mbega nkabona ni tayari, nkambara neza, abana n'umugore tugasanga tunezerewe. Ubu ngubu byatubereye ibibazo. Urutoki mbese rwari rubabereye? Yari inkingi y'igihugu cyacu, wari umushinga wunguka cyane. Twari tubifitemo amahirwe. Niyo mufite n'insina zera cyane? Zareraga ukamva dushimishije. Wageraga hano nawe wahagera wareba uti aha hantu harashimishije rwose. N'abanyamakuru n'abayobozi barazaga bakerekana izi ntoki zacu, barazekana. Uyu mugabo yigeze no kuzana abazungu baza hano, baraza barareba, abereka aho nabo yagiye yigisha, twese batugeraho, bagenda bumva ko tumeze neza. Kandi ko mwe mumeze neza? Twari tumeze neza rwose. Urutoki waratangiye kuruhinga ryari? Insina nshyashya za fi? Twatangiye kuruhinga muri 2012 nibwo twatangiye kuzihinga. Kandi zigitangira abantu bavuga ko zibihe? Babonye kimaje babonye umusaruro wacyo, abantu bahita bagitinya,
ese ko nta kintu igitoki kugira ngo kigure 1000 byonyine cy'ubu ngubu igitoki cyahagaraga 4,000 5,000 hari n'icyaguraga 10,000 kiriya cy'imineke bakagura 10,000 ubwo urumva ko cyari dufitemo inyungu cyane none ushwi ariko ubu byaraturangiranye mbese ntureba ni ukugenda umuntu agerageza icyifuzo twaragitanze uyu mugabo Ruhanika yagiye abibwira abamukuriye noneho twifuza ko baduhindurira tukabona indi nsina yashobokana n'ubutaka bwacu hagati aha ngaha mu kwakora iki ubu turimo twahinzemo udushyimbo duhingamo utwo tugori indwara ni ikintu kibi indwara ni ikintu kibi cyane yatugizemo ingaruka iremereye ubu mbega nubwo ubona mituweli yazamutse ntacyo byari bitubwiye ariko ubu kuba yarazamutse uribaza aho tuzayakura ugasanga bituremereye ndabona utari mukuru cyane ariko uri mukuru iyi ndwara yatsindika ni ubwa mbere warayibonye cyangwa ari iya kera? Ni ubwa mbere ndi mukuru ufite imyaka 72 ariko ni ubwa mbere nyibonye yitsindika mu mateka zagiye ziza ariko iyo tsindika nibwo nkibona ni ubwa mbere nyibonye rwose yego nakoze nawe murakoze arakoze Mark birumvikana ko iyi ndwara nyine yibasiye abo muri uwo mudugudu wa Muhambara ni mu kagari ka Kabugesera umurenge wa Runda muri Kamonyi ni indwara yitwa tsindika ntabwo twabivuze uko imeze muri detail yitwa bigarutseho mu biganiro byacu byatambutse tuzanabigarukaho ibiganiro byigisha byo gufata neza ibihingwa uyu munsi turavuga ku guhangana n'igihombo kuri mikoro cyangwa nanjye Florentine Mukarubayiza mu kanya turakomeza ntujye kunyakira amajwi yawe Urimbarutso Nyarwanda Urimbarutso y'amajyambere ubukungu bw'u Rwanda bushingiye ku munyarwanda ubukungu bw'u Rwanda bushingiye ku munyarwanda haguruka ukore n'ikiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi ukomeje gutega amatwi kuri radiyo kuko ivugiye ku 105.9 FM kuri mikoro cye kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza turi mu gice cya mbere cy'ikiganiro cyacu aho turi kuvuga ku guhangana n'igihombo abahinzi bahuye nacyo cyane cyane abahinga urutoki mu gace ka Muhambara na umudugudu hanyuma mu kagari ka Kabugesera umurenge wa Runda hariya muri Kamonyi bakaba bari basuwe n'indwara ya tsindika aho ubona urutoki ruri gucika mu mirima yabo muri ako gace mu gukomeza n'ikiganiro cyacu rero reka turebere hamwe n'izihe ngamba zihari hari abahinzi nyine twagiye tuganira nabo ubu katurebe katwumve Ruhanika Leodomir atubwira ingamba afite n'umuhinzi w'urutoki wabigize umwuga ariko ruragenda rumucikaho kubera indwara yatsindika iyi ndwara yirushe ibindi bihugu buremere oya kirabiranya urwaye kemera ariko intiki noneho kabore uyisimbuza iyo zidahuje ubwoko kandi kabore yibasira inyesukari kabona amasende goromisheri kabona pombe n'akayinja nizo sinifata izindi ntabwo izegera kirabiranya nayo iza ihera ruhande ariko kirabiranya yirwanya ikemera ariko iyi ntabwo irwanya ngo yemere urabona narabihuguriwe ariko irazimaze ubwire ngo ibitoki mperuka guca tugaje guca rimwe nkaba nsezeye ku rutoki reka ubu kubera kwirwanaho ubu ahantu hose nari mfite insina ruhani hose nahinze amasaka ko mu iminsi amasaka ndi target ya toni 10 na toni imwe ubwo ni imifuka 10 ya rugano ubwo siyo toni hariya ubu nahinze aho hose hari insina ku buryo ndibuze mba mfite toni rugano 10 z'amasaka nkaba ndifite hariya nkaba mvuga wenda mfite 800 ubu niyo target kuko igisubizo iyo kibazo kije ushaka n'ikindi gisubizo ubwo hose ntanyanyagijemo ibisaka birasa neza ko ahantu havuye inguri haba harimo ifumbire hano kubera ko twasukaga ku nsina imyaka myinshi ubutaka bufite ifumbire ibaza igihe twahereye dufumbira urutoki kuva rucitse rero n'ubundi myaka irahari nibivamo nzahingamo nk'ibigori neze nka toni nabwo
y'ibigori kuko nk'ubu naguha urugero mfite nka rugano nk'eshatu z'ibigori ubu ngenda mvunguraho agashanda njya gutonoza ku mashini kugura akawunga nabaye mbihagaritse ubu nzongera kugura uko byashize mu nzu n'ubu ari umuhinzi dufite bizashira ibindi byeze ni uko ugomba kumwigisha imibare niba iki kiyanze turajya kuri iki mu gihe hataraboneka igisubizo buriya inama njya nkora abantu umuntu ikintu bita kugurisha ubutaka buriya njya mbwira abantu sinjya nifuza site mu butaka bwanjye nubwo ndi mudugudu kuko numva ko ubutaka bwanjye bwaguma nkabuhinga nkazabusigira abana banjye aya mafaranga bari kuduha abantu benshi bari kuyayobamo akabona umuntu yubatse inzu y'umutuku nawe akabona afite porotayi basunika nawe akabijyamo kandi nta kindi kizamutunga iyo nzu rero buri inzu nicyo iririye abantu rero benshi kubera ko urabona amazu y'imituku yahageze arajya mu bintu byo kwigana umuntu uturutse i Kigali ukora muri beneri nawe akarya ibibanza 3 5 nawe agahindura inzu tukamusigarana nk'umuturage usigaye mu mudugudu yirirwa asabiriza akaza ataha heza bashobora no kuzaba umuzigo wa leta benshi afite inzu nziza ariko nawe ubwo aragurisha nyine bihasigaye kugurisha agakomeza akajya gushaka ubundi butaka iburasirazuba ariko ubundi ubutaka butari mu masite twe dushishikariza abantu kubureka bakabuhinga kuko buriya nicyo tuzeza hano kizahenda kuko abo bantu bari kuzana abanyamugi n'amata ayubona inka iritiro ubu urabyaza inka abakiriya bagera hakunshyushyu gukamira bano bantu bari kuza iritiro ni 500 twerangaga kurya ibiri ntimubyibuka muzindi arakoze Leodomire ati ni ukwishakira ibisubizo tugahinga indi myaka tugahinga ibigori tugahinga n'ibindi tukaba twaraganiye kandi n'umuyobozi w'umudugudu wa Muhambara nawe ni umuhinzi w'urutoki nawe aratubwira ingamba bafite muri uwo mudugudu dore ko ari n'umudugudu ukataje mu iterambere ariko hagenewe ubuhinzi avuga ati ni ukuhakumira kugira ngo abantu batahubaka hajya kwegera umujyi ko hariya haganaza ku mugomero muri ibyo bice hakurya aho usanga nyine abantu bari kuhatura cyane avuga ati abantu nubwo urutoki rurimo rucika kubera indwara ya tsindika ariko ntabwo amasambu tugomba kuyakoresha ikindi agomba kuguma mu buhinzi ni nubwo iterambere ari ryiza abantu batuye neza ariko ni ukuzirikana n'ubwo butaka bwo mu buhinzi tunakora n'ibindi byadufasha guhangana n'ingaruka z'iyi ndwara byabanje mu mafiya ariko urabona byafashe n'inyemunyu iriya buriya irarwaye nahise nyibona reba ubukoma bw'icyana cyayo ukuntu buri kuzamuka bwikonda iriya ndwara niko ifata ubundi ikunja amakoma buri yose irafata noneho reba iyi ngiyi ihagaze hafi buriya byararangiye buriya kuzana iki igitondo ntabwo kizamuka cyahoneyemo iyi ndwara rero ifata insina zose n'iki kibazo niba tuzareka tukabanza ubutaka bugahora tukabona gutera niba tuzabona insina zizihanganira iyi ndwara bano naganiriye nabo bambwira uko bimeze ndagira ngo namwe mutwibwire nitwa Niyitegeka Abdul Karim ndi umukuru w'umudugudu wa Muhambara akagari ka Kabagesera umurenge wa Runda uranahinga nkaba ndi n'umuhinzi mworozi muri aka gace mubamo iyi ndwara igaragara mu ntoki zose cyangwa agace kibasiwe mu mudugudu wawe ahantu henshi iyi ndwara irimo iragenda igaragaramo ubwo badusuraga batubwiye ko yitwa insindika iyi ndwara iri gufata insina zose ku buryo izitwaga fiya zageragezaga irazifata inyamunyo na za zindi za kera z'indaya yatangiye kuzifata bambwiye ngo ho yazirangije kera hano rwose urabona ko ahantu hose zirimo ziragenda zirangira ariko icyo dushishikariza abaturage buriya ubutaka ufite ubutaka ntabwo waburi mu gihe tutarabona indi mbuto twahingamo n'ibigori cyangwa tugahinga ibindi kugira ngo umuturage abone ibimutunga nyine icyangombwa ni uko njya mbwira abantu ko ubutaka uba ufite insina zanze n'imyumbati ikanga nahinga ibigori mu gihe rero dutegereje ko leta idushakira iyindi mbuto twagombye no gushishikariza abaturage bacu kuba ubutaka babugumanye bakabufumbira kugeza igihe tuzabonera iyindi mbuto yatanga umusaruro kugumana ubutaka ubwo ni ukwirinda kubugurisha ikiza ni ukubugumana ukabufumbira ubundi tugatera ibigori ku mahegitari ukavanamo ibigori ugashyiramo ibishyimbo kuko byo biracyari bizima igihe cyabaye cyiza nta ndwara bifite hano ni Irunda kandi ndabona hari iterambere ngo ujye uvuga ngo inyubako z'abantu abakire nanze kuvuga ngo abakire abantu bari gutera imbere cyane ubutaka muzashiduka mwarabutanze bwose icyo tuganiriza abaturage hari amasite yo gutura ariko hari n'ibice byagenewe ubuhinzi ibice byagenewe ubuhinzi rero dushishikariza abaturage kugira ngo n'ugurishije akabanza yongere mu butaka bwo guhinga
kuko uyu muturage dufite ni umuhinzi nta kindi agiye gukora n'ubundi narya ikibanza miliyoni 5 agure mu butaka bwo guhinga akomeze kuba umuhinzi utuye mu mujyi. Nicyo dushishikariza abaturage. Tugarutse kuri izi nsina nkamwe mu rutoki rwanyu byifashe biti? Urutoki rwanjye ngewe ubu tuvugana nari mfite urutoki runini ku buryo ubu tuvugana iyi mpeshyi irashira nta nsina n'imwe nsigajemo. Ku muhindo ni uguhinga ibigori zose ziraba zirangiye. Kandi kumwe warapakizaga? Narapakizaga byibuze hano urabona twari tugeze ku rwego rwo gupakiza hafi imodoka twenyine abaturage bo muri aka gace. Ubu rero byibuze napakizaga nk'ibiro 500 700 hafi toni, ariko ubu ngubu ni ubutaka nsigaranye izisigayemo n'imwe nazo zigenda zifatwa. Ubu dufite tageti ko ku muhindo nituba tutarabona imbuto tuzateramo ibigori mu bwo butaka, kuko ubutaka njye mfite buracyari muri site z'ubuhinzi ntabwo ari muri site yo gutura. Hanyuma kuba insina ziri gucika umva bifite ubuhe buremere? Insina yari ingandurarugo buriya ikomeye cyane ku baturage. Insina buriya mu ngandurarugo twemera mu baturage insina ibamo. Ubu rero icyo dusaba twe nuko wenda twabona indi nsina yasimbura iyi ngiyi, ariko mu gihe tutarayibona turaba dushakisha n'ikindi twakoresha buno butaka ku buryo umuturage atayagira igihombo cyo kwicwa n'inzara kubera ko insina zigiye. Ubwo turashaka wenda ku muhindo ko dushobora gutera ibigori, kuko iyo uri umuhinzi tuba turi n'aborozi, dufite amase, dufite inka nyine zitanga umusaruro ku ifumbire. Ubwo buso twabukoresha duhinga ibigori by'umuhindo, byavamo tugahinga ibindi ku buryo mu gihe dutegereje ko leta yaduha indi mbuto umuturage yakomeza kuba iyi mirima ye imutunze n'ubundi kandi atuye no mu mujyi. Hari ikindi bakongeraho uretse kuba ibyo byagufasha kuba wari ufite umusaruro uva ku rutoki rwawe wabyungukiragamo gute, byagufashije iki? Bidufasha gutunga ingo, bikadufasha no kuba twabona andi mafaranga yo kugura ubundi butaka, kuko buriya mu mujyi guhaha birahenda, ariko iyo tudahaha twinjiza amafaranga. Hari ibyo twagiye tugeraho, wenda umuntu akaba afite amazu y'ubucuruzi, akaba afite ikinyabiziga, iyo kirimo cyinjiza udahaha ni ekonomi, ubasha no kugura ubundi butaka. Buriya umuturage iyo adahaha cyane amafaranga arayabona, kuko niba dukura imyumbati tukinika, tukeza ibigori, tugashesha akawunga, ibishyimbo tukaba tubifite mu mazu, urutoki rweraga, uwo muturage ubundi amafaranga agomba kuyabona, kuko ibindi byinjiza byose aragwira, akagura ubutaka, akagura n'ikindi. Buriya umuturage ufite ibimutunga adahora ku muhanda ajya guhaha, amafaranga arayabona. Buroroha buriya umuturage dushaka ko umuturage tumwigisha gutera imbere, akabasha no kubaho neza kugira ngo tumuyobore. Ntabwo dukeneye abaturage muri iyi minsi no mu nteko z'abaturage, twigisha abaturage gukora cyane kugira ngo babashe guhangana no gutura mu mujyi. Tunamugira inama y'uko nagurisha ubutaka agura mu buhinzi akaguma mu mujyi afite aho ahinga. Kuko urabona igitoki kirahenda, ibirayi birahenda, ibyeri n'aha cyane n'ibyari ibitoki. Buri ibirayi byo biva mu majyaruguru n'ahandi, ariko ibitoki ikiruyeri ayo kigezeho wabyiyejeje ntabwo ujya guhaha. Ibijumba wabyiyejeje ntujya guhaha. Ibigori wenda naguha nk'urugero, tuba twarejeje ibigori twarashyize mu nzu, turavungura tugashesha, tukarya akawunga twikuriye mu murima. Nibyo rero dushishikariza abaturage kugira ngo bakore cyane bahinge, noneho babashe guhangana no kuba mu mujyi. Dushaka kugira umujyi abaturage barawuhunze, ahubwo twumva bakora cyane bakawugumamo. Kandi bafite ifaranga, biba ari byiza. Biba ari byiza, babasha no kugurisha icyo gitoki cyangwa kugurisha ibyo bejeje ku mafaranga menshi, kuri abo bari guturuka i Kigali baza gutura hano. Tubashishikariza rero gukora cyane mu butaka bwo guhinga dusigaranye, noneho kugira ngo babashe gutura mu mujyi, aho kugira ngo tuvuge ngo aho umujyi ugeze abaturage barahunga, ahubwo bagombye gukora cyane kugira ngo bawugumemo. Icyo nakongeraho ni uko n'ubundi twasaba ubuyobozi kugira ngo badukorere ubushakashatsi ku y'imbuto y'insina, kugira ngo turebe ko twabona izizisimbura, kuko insina tuyemera nk'ingandurarugo yari ishoboye abaturage. Niba twapakizaga amatoni tujyana kwa Nyirangarama, twari dufite isoko ryo kujya kwa Nyirangarama, aya mafiya, ubwo n'undi nitubona izindi nsina tuzakomeza nyine dutere imbere, kubera ko urutoki rwadufashaga mu gutera imbere. Ubu ntabwo duheruka kugurisha nabo kuko nta bitoki dufite,
urumva tugurisha n'abajya gutara imitobe, kwenga inzagwa, imineke, bano z'imineke n'iy'inyamunyu umuntu agura ku gasantere ukagenda bakakurangura ikiro kuri 400 400 bagapimura. barakoze cyane abo bahinzi, ngira ngo mwabyumvise. twari tunasoreje aha ngaha igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu. mbere y'uko rero tujya kuganira n'umuhinzi watumwigireho, turigira kuri umwe mu bahinzi b'imboga n'imbuto, akaba yitwa Nshimiyimana Isayi. reka tubongere tubanze tugaruke kuri ubu butumwa bwaba ku bahinzi b'avoka n'imyembe, by'umwihariko abaherutse gutera ingemwe bo mu turere twa Bugesera, Rwamagana, Nyanza ndetse na Huye na Rusizi. bakaba basabwa kubungabunga ibiti bateye mu buryo bukurikira. icya mbere rero ni ukwihutira gukuraho agasashe kakoreshejwe mu gihe cyo kuzibangurira niba bataragakuraho. icya kabiri ni ukuzitira izo ngemwe kugira ngo zitaribwa n'ibisimba cyangwa zikonwa n'amatungo. icya gatatu ni kubagarira neza ibiti byose, kubisasira no kubivomerera mu gihe cy'izuba ryinshi. icya kane rero ni uko ku ngemwe zimaze umwaka zitewe ni ngombwa kuzikataho umutwe ndetse n'udutwe tw'amashami kugira ngo zishibuke amashami menshi ariyo azana ururabo rutanga umusaruro. icya gatanu ni ugufumbira ku giti kugira ngo kitabura intungagihingwa bityo kigakura neza. icya gatandatu hari kuzisura kenshi kugira ngo usuzume ubuzima bwazo. ikindi kandi by'umwihariko cya karindwi ku bahinzi ba avoka hari ukurwanya udusimba twitwa perisimiti twadutse muri iyi minsi tunyunyuza amababi ya avoka agahinduka umuhondo cyangwa akuma. ubwo rero ni ukuturwanya mu buryo bukurikira. ni ngombwa gukoresha ibikoresho bisukuye mu kwirinda gukwirakwiza iyi ndwara. hari kuvanaho amababi yamaze kurwara no kwegera ba agronome babegereye bakabibafashamo. ubwo rero bukaba bwari ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB binyuze mu mushinga PSAC. mu kanya nitumwigireho ntujye kuri inyakiramajwi yawe. tumwigireho. ubuhinzi n'ubworozi hakeneye ko bikoranwa ubuhanga kandi bigakorwa nk'umwuga kuko ari byo mbarutso y'iterambere ry'igihugu. kuba ndi umuhinzi wo mu cyaro, radiyo ikambwira ngo ngwino uvuge ibyo wagezeho kubera ko babonye nabikoze, nabyo ni ikintu cyiza. njya mbwira abanyeshuri twiganye bageze banjye mbabwira ni mwebwe nzabaha akazi. tumwigireho. ushobora kwiga n'ubona akazi nk'uko niga nkajya no mu rugo nanjye nkafata agasuka gahinga izo mboga kazikanzamura afite na diplome yanjye ntibeshaho. nafashemo rero inguzanyo nyiguramo inka, ubu rwose by'ukuri nanyweye amata mu bihumyo. tumwigireho. kuko nimba ku munsi nkorera amafaranga 6,000 nkuye mu kiro kimwe cya soya kandi mbikora babona ari nk'ubugenge bibereyemo, urumva amafaranga nawe mbasha gufata mu kwezi. iwanjye 100,000 unantunguye nahita mbibona bikuye mu mboga. tega amatwi ikiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi wumva ibyo abagore n'urubyiruko bamaze kugeraho mu buhinzi n'ubworozi, maze nawe uyu munsi uhindura imyumvire. tumwigireho. nanjye nitwa Nshimiyimana Isayi, nanjye ndi umuhinzi w'imboga n'imbuto ndetse n'ibindi. bambwiye ko bikora nk'umuntu wabyiyemeje gukora ubuhinzi bwunguka. byaje bite kugira ngo uhitemo imboga n'imbuto? abandi usanga bari guhinga ibindi bihingwa bisanzwe, nabyo byo bihinga? yego nabyo ndabihinga kuko nibyo natangiye ngeragerezaho ntangira umurimo w'ubuhinzi, ariko ko nagiye mpinga imyumbati ndetse n'ibishyimbo n'ibigori nkabona ntabwo byunguka, ku buryo nabonaga bidashobora kumvana mu bukene nari ndimo kugira ngo bingezeho n'abangeze uyu munsi. nibwo naje kugerageza ubuhinzi bw'imboga, ntangira ku mboga arizo tomati muri rusange, imenye izina rusange mu kinyarwanda ari inyanya bavuga. niho natangiriye rero kuzamuka mpindura ubuhinzi nahingaga, nza kujya no mu guhinga n'imbuto, mbona byose birakunda kandi mu by'ukuri mbikora kinyamwuga. nabitangiye mpinga nkoresha imborera gusa, imvaruganda itaratangira kuboneka gukwira hose, ariko aho duhuguriye gukoresha imvaruganda
natangiye kujya mbikora nkoresha imborera n'imvaruganda kandi mbona umusaruro bigira aho bimvana n'aho bingeze. ubwo buhinzi ni ubuhinzi busaba igishoro mwabyitwayemo mute? Ni ubuhinzi busaba igishoro ariko twatangiye dukennye dukoresha amafaranga makeya dutangiye ku cyo bita ikaro. Ya karo nza kubona yanyunguye mbona Kargo ni igiki? ikaro ni igice cya buroke. Ni umurimo uba ufite 25 kuri 25, buroke ifite 25 kuri 50. ubwo mbonyemo inyungu niho nahita ko natisha buroke, mbona biri kugenda neza. nyuma buroke nayivuyeho, ubu nshobora mpinga imboga ku butaka bwa hegitari. Ndemera nkanabukodesha kuko ubutaka dufite ni butoya, ariko nkabona ubutaka mpinga bwagutse nkora imishinga y'ubuhinzi bw'imboga. Kuko twebwe n'amahirwe tugira nuko mu murenge wa Bugarama nta rindi soko dufite, ariko isoko dufite by'umwihariko ni iry'umujyi wa Kamembe ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ibyo guhingira ayo masoko abiri biduhesha kwinjiza iyo twabonye umusaruro ubona n'isoko bitagoranye. Ubuhinzi muri iki gihe bufite hazamo ingaruka zikomeye z'imihindagurikire y'ikirere, imvura ikagwa ari nyinshi cyangwa izuba rikava ari ryinshi. Ibyo bihingwa byose nabyo bigerwaho n'izo ngaruka? Yego. ubu ikibazo turi guhangana nacyo muri ibi bihe by'imihindagurikire y'ikirere ni ikibazo cy'ubukoko bwinshi. Naho ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere mu gihe imvura yaguye mu gihe kitateganijwe, twabashije kuvugana agronome w'umurenge wacu, yabashije kudukangurira tugira inama abahinzi b'imboga n'imbuto mu kibaya, duhitishamo uburyo dushobora gufata amazi mu gihe imvura yabuze. Twe duhitamo uburyo bwo kuhira dukoresheje imashini za moteri. Bityo badushishikariza kwishakamo igisubizo, dushaka amafaranga, leta idushyiraho nkunganire z'amashini turazibona, ubu nizo dukoresha mu gihe cy'impeshyi ya sezo ya gatatu. Ni ukuvuga ngo mwe mwageze ku rwego rwo kuvomerera? Yego. Mbere mutarabigeraho byaba bimeze bite? Imbere twakoreshaga ibi bya gakondo, twavomereraga dukoresheje rozwari, tugahinga ku butaka bwegereye amazi kuva kuri metero 50, kuva kuri ujya ku murima ni metero 50. Ariko tuboneye moteri ubu duhinga kuri metero 300 ndetse tukanazirenza, kuko iyo turengeje 300 ufite moteri y'umupira wa 300, tutizanya na mugenzi wanjye tukaba twahinga kuri metero 600, kandi ugasanga nta kibazo dutera, turabona umusaruro. Ikitugora gusa mu buhinzi dukora uyu munsi ni imiti ihenze ku isoko irwanya ubukoko ndetse n'ishishisha n'iya vitamine y'amazi, ifumbire y'amazi ndetse n'imiti yica udukoko usanga ihenze ku isoko. Ugasanga rero muri iki gihe inyungu twabonaga mu gihe cyashize siyo tubona, kuko dukoresha igishoro kinini. Kubera iki? Kubera iyo miti. Kuko uyu munsi ikiro cya detani turi kukigura 7,000. Mu gihe dutangira umushinga w'ubuhinzi bw'imboga, detani twayiguraga ikiro twakiguraga 5, kiza kugenda kizamuka kujya kuri 3, uyu munsi yeze kuri 7. Wajya kureba usanga imiti yica udukoko, hari uwo twaguraga agacupa kamwe tukakagura 1,000, ariko uyu munsi kageze ku 1,800. Njya kureba ugasanga litiro ugasanga turi kujya kuyigura hafi 30-35. Ugasanga kubera ko ibiciro by'imiti n'amafumbire bigenda bizamuka ku isoko, ugasanga noneho no mu butaka dufite bwajemo ubusharire. Hari aho usanga turahinga imboga ugasanga imbuto zitangiye kuma, kandi wazikurikiranye bakoresha ifumbire y'imborera n'imvaruganda. Tukibaza, twahamagaye agronome baraza baturebera ikibazo iyo ndwara ya cyumye yo twayiburiye igisubizo. Ubu dusigaye tugenda duhinga tubona nkaho uyu mwaka warahinze uyu murima wahinzemo imboga, ko wimuka ukajya mu wundi, ukareba undi murima utahinze ukaruhingamo kugira ngo urebe ko wabona igisubizo cy'ikibazo cyo kugira ngo ubone ko wabona umusaruro ntawe udahungabanya. Bityo nibo tubonye ko maze kubona ko n'imboga zirimo zizamo ibibazo bitandukanye, ubwo nije mu buhinzi bw'imbuto, amaronje n'imyembe ya kijyambere. Ubu ngubu bibaye umwaka wa 3 ndimo ntangira gusarura umusaruro w'imbuto, kandi nawe ubona biza neza
kuko nubwo nawe tutarabonera isoko rirambye kuko buriya imbuto duhinga mu ngamba z'imyembe tubonye inganda zikamura umutobe w'imyembe twabasha kugera heza hamwe ya ntumbero dufite kuba twakiteza imbere twagera mu buryo bwihuse ariko isoko dufite gusa ni n'ubunini ry'abakongomani nibo tugurisha n'izo mbuto. hari ibigendanye no kuvomerera mwavuze byo ikiguzi kiba kimeze gite bisaba amafaranga menshi kugira ngo muvomerere uruhare rwanyu ni uruhe ubwo mwaguze ni imashini ya rusange bimeze bite? naguze imashini yanjye kuko igura 800 itari nkunganira igura 810 n'amafaranga 80 ariko kuri gahunda ya leta y'ubumwe nziza bampaye bishyiriyeho nkunganire imashini iri hamwe n'imipira yayo ya metero 300 byose ubwo byahuye n'ibihumbi 405 n'igiceri cya 40. Bityo rero biranyorohereje mu mushinga wanjye w'ubuhinzi nkora. Uruhare runkoresha ni essence, none nshaka essence ngashyiramo ngakomeza ubuhinzi bwanjye bukagenda neza. N'ubu n'uyu munsi ndi hano mu mahugurwa ariko umushinga wanjye w'ubuhinzi urakomeje ko mfite abakozi bari kumfasha mu mirimo yanjye ku buryo nteganya ko kuko sezo ya gatatu kugira ngo tuyihinge neza iyo twatesha imirima biba ngombwa ko duhinga mbere dutera byina mu kwa kabiri kugira ngo bya bigori n'ibishyimbo twateye muri ya mirima tuzahingamo sezo ya gatatu bigera mu kwezi kwa gatanu tumaze gusarura ibishyimbo tukaba dutangira guteramo za mboga kugira ngo nazo zibone amezi zisanzure amezi 3 byena n'igice tube turasaruye. Intego bihaye yo kuhinga izo mboga n'imbuto urabona ugenda uyigeraho? Kwishimira. Yego natangiye guhinga imboga n'imbuto nkene ncumbitse ariko uyu munsi uhari muhe mwaka natangiye guhinga imboga n'imbuto muri 2002 ndi umusore natangiye ubuhinzi bw'imboga byaje kumfasha mu bigeze 2004 mvanamo ikibanza kirimo n'inzu ndanisabira umukobwa ndanamukwa ndashyingirwa kandi bwa buhinzi ndabukomeza mbukomereje naje kuva mu nzu yo nashyingirwamo ya gitwe kimwe kuntura kumungura indi ku pariseri ku muhanda wa kaburimbo. Uyu munsi nyifitemo inzu y'ubucuruzi y'imiryango 2 kandi mfiteho n'inzu ntuyemo. Inyuma naje kubona ko ibyo bidahagije muri bwa buhinzi ndakomeza Imana ikiramo inzira mbonamo n'ubutaka kuri ubu nshobora kuba mfite ubutaka burenze hegitari kandi nkora imishinga y'ubuhinzi bikantungira umuryango nkabishimira Imana na leta y'ubumwe irushaho kugenda iduha amahugurwa atandukanye kandi ikadutera inkunga mu buryo butandukanye. Ndumva wowe warabigiyemo ukiri muto cyane n'ubu ngubu uracyari muto ntabwo urakura cyane ariko niki wabwira urubyiruko duteze amatwi ku bigendanye no kwitabira ibintu byo mu buhinzi n'ubworozi? Murakoze. Ikintu nabasha kubwira urubyiruko nuko hari urubyiruko rwinshi nshaka kubwira uyu mwanya hano ku mwanya ari muto hari urubyiruko rwinshi nshaka kubwira amagambo bicara bagacungira ku babyeyi babo bakumva ko umubyeyi watagize icyo byane by'umubyeyi yahashye ko atwicungiye ko ari byo bizabibye. Oya nanjye ibyo nabikoze data afite utuntu duke ariko ndeba ejo hazaza hanjye ndeba nabo data yabyaye n'ibibazo nawe yifitiye sangomba kwishakamo igisubizo. Urubyiruko rw'umunsi ndasaba ko nabo wabo mu rubyiruko atabashije kwiga kugira muri rwo kwiga ngarangize asaba kwishakamo ibisubizo kandi arebe ateganyije hazaza atarebeye ku bandi. Uwaramutse wize nawe ntabwo akazi ka leta bize ni benshi ntabwo byaba ngombwa ngo yicaye ategereje ko leta izamuha akazi nabyo yabishyiramo ibyiringiro akabonye yashima Imana ariko mu gihe cyose atarakabona asaba kwihangira umurimo kuko ashobora kugira aho yivana naho yigeza kandi buri wese yumviye arambasaba ko bashobora kumvira inama zitandukanye natwe mugenda duhereza izinyujije mu magurupe cyangwa se mu masosiyete atandukanye bashobora kuzibyaza umusaruro kandi bakiteza imbere. Murakoze. Telefone yanjye ni 079 09 50 878.
murakoze cyane. tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi cy'uyu munsi. ni ikiganiro twibanze ku ngamba zo guhangana n'ingaruka zo kurumbya, cyane cyane twagarutse ku bahinzi b'urutoki barumbije kubera indwara ya tsindika, bakaba bafite ingamba ngira ngo mwazumvise. twashoreje kuri Nshimiyimana Isayi nawe atubwira uburyo yiyemeje guhinga imboga n'imbuto, ngira ngo mwabyumvise n'ubutumwa bwa NAEB binyuze mu mushinga PSAC mwabwumvise. reka rero duhinire ahangaha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. dushimira bamwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro, kandi mukomeza kutwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788617698. ikiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi naho ubutaha. Jye na Florentine Mukarubahiza, Imana ikomeze kubarinda. haguruka ukore cyo tegura imihigo yahawe hazaza,ganishyira hamwe ngo ubone uko witeza imbere, yoyoka banki utinyuka ufata inguzanyo, yikoreshe neza ugire mitiwere, uzirinde ubuhemu, uri imbarutso uri imbarutso uri imbarutso uri imbarutso y'amajyambere, uri imbarutso uri imbarutso uri imbarutso uri imbarutso y'amajyambere. rwiyemezamirimo mu buhinzi. nuko buri kwezi simburamo nk'amafaranga 70,000, ndetse byaba byagenze neza nkabonamo nk'ibihumbi 100. ibirayi rero ndabihingaga rwose ndayabona. yari ingurube n'inka byose. ugereranije n'uko abacuruzi baza batugurira, igiciro ntikiba gishimishije. nk'uko nanjye nayiyobotse banke, nabo bagombye kugana ayo mabanki, bityo ubwo buhinzi bwabo bakabugira umwuga. icyo nakubwira, uri umuhinzi ukabona urasarura ibiro biri munsi ya 30 wahinze, ubwo buri muhombo. rwiyemezamirimo mu buhinzi ni ikiganiro mugezweho na radiyo Huguka. ugikurikira buri wa gatanu kuva saa 3 kugera saa 4 za mu gitondo, ukongera kucyumva buri wa kabiri kuva saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo.